kandi rwose naho umugayo watugiyeho nizere ko muduhanaguyeho kubw'ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Banyakubahwa rero banyacyubahiro mwese muri hano, ndetse by'umwihariko na team adufatanya cyane muri group. Ndabizi neza ko muri mu bikorwa bitandukanye hirya no hino, ariko munyemerere mbashimire, nshimira abahanzi, nshimira abanyamakuru, by'umwihariko nshimira abakozi b'Imana baje kubana natwe muri mugoroba. Mu by'ukuri ntabwo mwese nabahagurutsa mu mbahe ikaze, ariko munyemerere mpagurutse pasiteri hano Kayiga na Madame. It's one couple, we love them. Having you to this place is a pleasure to us. Hari undi mukozi w'Imana wundi wadusengeye nawe abantu bamwegereye ko yicaye inyuma. Ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda kwicaza abakozi b'Imana inyuma. Amen. Ndagira ngo rero mbashimire ko mwaje muri ibi birori birimo ibyiciro bibiri biteye gutya, ariko mbere yuko mbivugaho munyemerere gato yagaruke ku nsanganyamatsiko tuzagira muri uyu mwaka. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo together as one, together better. Sibyo? Mu by'ukuri hari indirimbo nkunda cyane yakorara Agape yahariye mu Gakinjiro kwa Isa muri ADPR. Bararirimbye baravuga ngo abasirikare bagira umwanzi umwe, ngo kandi iyo bari ku rugamba baba barwana bafite intego imwe. Ariko ngo barangize baravuga ngo twebwe abakristo dufite ikibazo. Uwo muri Zion ntiyemera uwo muri Restoration, uwo muri Restoration ntiyemera uwo muri Agape, uwo murabizi neza kundusha. Umuhanzi wa hip hop ntiyemera uwa R&B, sibyo? Uwa reggae ntiyumvikana n'uwa worship. Dufite ikibazo. Bwana Yesu asifiwe. Kera cyane mu itangiriro mu gice cya 11 Bibiliya iratubwira ngo abantu b'Ibabeli bagize igitekerezo, baravuga ngo twiyubakire umunara twikorere izina ryacu. Amen. Ndiho ndababwira mu minota itarenze iyo bampaye ku mbaraga z'ubumwe. Bwana Yesu asifiwe. Bajya inama itarimo kuvuga ngo tubikore kugira ngo tuzarebe Imana, baravuga ngo tubikore twiyubakire izina ryacu. Imana ibitegereje iravuga ngo aba bantu ukuntu bahuje umutima, ikintu bakwiyemeza cyose bazakigeraho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muriho murabona imbaraga zo gushyira hamwe. Imana iri mu ijuru iritegereza, iravuga ngo aba bantu bafite ururimi rumwe, bafite intego imwe, bagambiriye ikintu kimwe, ibyo bakora babyumvikanaho, byanga byakunda. Izina bagambiriye kugira bazarigira. Imana irabyitegereza kubera ko batari bafite umugambi urimo impamvu z'Imana, inyuranye indimi batangira gucanganyukirwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bahanzi bene data, banyamakuru mukora ibya gospel, ndetse bakristo bene data by'umwihariko, nkunda cyane ko twese duhurira ku izina ngo turaba Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I welcome Mr. Baraka. Please stand up and say hi to the congregation. He's called Baraka. He have come from Kenya. Aje kudufasha kugira ngo bino bintu bigende neza. I will explain just a bit why this delay have been happening. Ariko mureke ngume ku cyo nari ndumvugaho. Uyu munsi nk'abantu turi muri industry ya gospel, twiyumvisemo ko dukwiye kugira ubumwe tugashyigikirana, n'ukuri icyo twakwiyemeza cyose twakigeraho. Hallelujah. Niba mbeshye ntimuzamure ibiganza, ariko niba mvuze ukuri mugire gutya duhereze Imana icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Pawulo ageze kwa Korneliyo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo noneho
bamenye neza ko Bwana Yesu asifiwe. Si muri Foursquare, si Philadelphia, si ADEPR, ntabwo ari katolike, ahubwo mu mahanga yose. Bwana Yesu asifiwe. Uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo iramwemera. Haleluya. Ndagira ngo iki kintu tugitekerezeho. Buri muntu wese ku ruhembe arasaniraho, niko tuvuga nk'intore. Buri wese ku ruhembe Imana yamuteretseho kurasaniraho. Ushobora kuba uririmba hip hop, undi ashobora kuba akora raga, undi ashobora kuba Columbus, haleluya. Undi ashobora kuba akora worship, undi agakora praise. I have seen my brother. Please say hello. It's you. And you are turning around. Just say hello. Yes. Hallelujah. Buri wese kucyo kumana Imana yamuhaye yumve ko yafatanya na mugenzi we kugira ngo bashe kugira ahantu hakomeye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka rero kubashimira by'umwihariko kwihangana mwagize abatsindiye ibihembo by'ubushize. Ndavugamo ibintu nka bibiri kandi bikomeye. Akenshi iyo tugeze ku meza ukabona ibintu bihiye, you never think about struggles abatetsi bagize. Ariko mureke mbabwize ukuri kubera ko nta na rimwe tuzagera aho turiho dusiganirwa tutabwizanye ukuri. I don't know whether someone can help me to translate for Baraka and the other pastor who is not speaking English. I wish to speak in my beautiful mother tongue. So ku Cyongereza tutakizi cyangwa Igifaransa, ariko reka tuvuge mu Kinyarwanda tugire ibyo twumvikanaho. Ubushize twagize imbogamizi, murabizi Groove Award ntabwo nirirwa gisubiramo kuko ni ku nshuro ya 7, ariko igihe twakoraga celebration y'umwaka ushize twagize imbogamizi award zari zitaratugeraho. Kubera ko award zitugeraho zivuye muri Kenya. Groove Rwanda is a branch yatangijwe na Groove Kenya, nibo vision bearers. Bwana Yesu asifiwe. Bitewe naho bodaringa command, iki kibazo ni cyabaye hano gusa, cyabaye na Kenya. Bitewe naho bodaringa command ya biriya bikombe bitinda kuza. Ibyo bibaho cyane, twebwe tuba muri business n'ibintu twumva. Noneho rero bimaze gutinda, niyo mpamvu twakoze award kuriya. Twari dufite promise ko biza, ariko baratubwira ngo byarabananiye from Malaysia, habaye ikibazo. Uko niko kuri, nta yandi makuru mfite kandi niyo kuri. Bwana Yesu asifiwe. Ikintu cya mbere ndashaka gushimira abahanzi ko mwihanganye. Ntabwo twababeshye kuko si impamvu zacu, ahubwo buriya hari ukuntu Satani abashaka kwivana ngo atubanga ibintu. Ni gute umuntu yatanga oda yishyuye ibintu bikadirenga? Ariko muhumure, hejuru ya byose hari Imana. Ndabashimira ko mwarindiriye uyu mugoroba. Rero tukaba dufite ibikorwa bibiri. Icya mbere ni ugushyikiriza ibihembo abahanzi cyangwa se winners for the last year, ariko tunababwira ngo Groove Award y'uyu mwaka iratangiye. Turatangirana n'ibindi bikorwa nk'uko bisanzwe bijyanye na nomination. Hanyuma kandi ndabasaba ko mudushyigikira kuko n'ababeshye babwije ukuri. Ntabwo ari award gusa, we are building the kingdom of the Lord to this nation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ibyo turimo dukora ntabwo ari kugira ngo twiyubakire izina, no kugira ngo tuzamure izina ry'Imana twizeye. Rero ibyo turiho dutanga ntabwo ari Groove Award ya 2018 n'icyenda. Utabona dutanga ibihembo mu gihe ngo ni bya 2019. Aba ni aba winners for the Groove Award 2018, 2019. Ubu nyine nitumara kubahereza turaba dutangiye nomination kugira
kugira ngo rero ntaza kwizimba mu magambo, munyemerere nongere mbashimire, mbasabe ko tugira ubumwe, twige gufatanya. Ntabwo niho mbibabwira kubera ko mpagaze hano mu izina rya Groove. I'm standing as a Christian. I'm in a journey to heaven. Hallelujah. Umunsi nakwemera mugenzi wanjye mba mfite ikibazo. Twige gushyigikirana, dukunde worship team, dukunde ministries, dukunde choirs, dukunde groups, abantu bose bitwa ko bakorera Imana kandi bayikorera by'ukuri. Tubashyigikire, dufatane, kandi uru rugendo byanga byakunda tuzarusohoza amahoro. Hallelujah. Hallelujah. Mbere yuko rero nsubiza Yesu mbere yuko nsubiza Yesu kugira ngo akomeze gahunda, ndagira ngo mbabwire musome ririya jambo riri muri Zaburi twabonye ariho teme yacu iri, havuga ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ni byiza ko nk'abagospel, abantu bari muri industry ya gospel, dushyigikirana. Ni byiza ko ukuboko kw'iburyo gufite konseri utarekeshwa kujyayo gusa nuko utari umwadeperi, ugomba kujyayo kubw'ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ni byiza ko niba Emanice afite konseri utarekeshwa kujya Serena nuko atari umuntu muhuje itorero. Duhuje itorero, ibi turimo ni denominations, ariko itorero rya Kristo ni rimwe. Amen. Twige gushyigikirana, kandi nitubitangira twebwe nk'abahanzi, nk'abanyamakuru ba gospel, nk'abandi bose, murabizi ko ari twebwe tuyoboye industry. Umunsi twabikora tugashyigikirana, ari twebwe turaha imbere, ntabwo abanyarwanda cyangwa se abakristo muri rusange bazareka kudushyigikira. Ikibazo tugira, tujya dushaka gusarura ibyo tutabibye. Wiga gushyigikira mugenzi wawe, uzaba ubibye imbuto. Nawe igihe uzagira igikorwa, uzabona abagushyigikira kandi utahamagaye. Mubere Imana icyubahiro, we nagewe nimunkomera amashyi, ahubwo duhe Imana icyubahiro. Umugoroba mwiza, ibirori byiza, twishime tunezerwe, kandi rwose naho umugayo watugiyeho, nizere ko muduhanaguyeho kubw'ubwami bw'Imana.